gucogoza abanzi n'abakubita kuri inyundo kandi rubanda ari kuvuga ngo ntamahise usasura kumubona ngo anezerwe wasigaranye n'umupfuje usa n'imfuje ikigoze ya mbere nibo abantu bibagiwe ariko Imana imwaye humwe ayo humwe uheze humwe n'indusuru givangamo Imana yamuhaye humwe abana bazaba muri humwe bironosi humwe bakajyama muri humwe bafungura bafite humwe bajya ku ishuri bari muri humwe bagaruka bari muri humwe ni makiri humwe mwishira Yesu Kristo. Okay, umwami abwira umuhanuzi Natani ati Kamula dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati ukore uko umutima wawe ukubwira kose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani. Ijambo ry'Uwiteka murashaka ikindi hari ubundi buhanuzi mushaka n'abazanye ubuhanuzi Imana yagize akazi kenshi na Yesu turana n'umugabo Imana yagize akazi kenshi n'ijwi hano na mugabo naje kubatangariza gucogoza ari hano uko hapa benshi bakwita abakene batazi ko duturishije benshi umudamu witwa Sifo w'igisebe afite dizi witataza yakira ijuru n'amatara arotsa inyama zimwe izindi araziteka azana amata y'umwiri akabido azana ijuru ushaka kumuhanuza hanura neza tukazusondeka mu bijanye n'amezi orora ameza neza ureba ngahe basoma muri ruratse ni munda ndabukiriza uwo mwitana umugire Imana iguheze humure ukorere n'ihumure tata ora amasita soma ma urangiza Imana ntimanutse kandi narigiye kurangiza ibintu biramanutse ni mwase muzamure cyane siku hiyo ni ya shangwe na furaha waaminifu watakako kupumzika wote watavipa ayo makuru nawe uhita uyinjiramo kandi ukusetse Imana isetsa bagukomoka mu atanote amatanote karibuma uri mwisi Imana isetsa fatiyoro none ikibazo gikomeye cyane ndangeze ndavuga ngo igitaramo kindimo sinokwemera ko abanzi bacogoza ndatara ndemesha igitaramo abantu bose baraza ngo ninde wakushije baravuga ngo nuriye mugabo reka mabwire iyo wishiye mu gitaramo aya masengesho azaturema mu imbaraga zikomeye asiga buzukura umwe w'icumwe bibiri undi w'imyaka ibiri rike undi yitwa Specious noneho nabareba ndimo ndiri kuri kwimana ibintu reka mabwire nimwishira mu masengesho nimwongere musange Dawudi ntabwo yagiye ivi yagiye mu bwihereraza gushaka Imana imukuririya imuzamura hahoza kubabwira ngo iyi Imana yaguhaye gucogoza abanzi hahandi utageraga
niho uza kuvugirisha. Nimusabure ibiganza ababyeyi. Nimuvuge ngo haleluya. Kama Imana amashimisha. Mungu wetu. Bwana wetu. Ema. Tunasifu. Amatego ni Satani akorwa n'isoni. Turatarama abona ndanezerewe. Umudamu wo muri Canada yamavuga ngo fasha rige. Ngo zamwigisha ngo mugaburire kugeza arangije ishuri nimara mushaka. Musa. Burire le premier. Azaba ifaranga. Kandi namwe mutizi kaza zicyuwanze. Zikishe ku mukwe wanje amenye kuko ijuru riri kumwe n'amatara. Kamazima. Kandi message y'ifaranga. Kigira ikibazo. Nubwo waba ufite inzara bikama Imana. Kurya abantu bazagiriza iyo badatekeye hamwe. Kandi utazifite izikurya ukazugira ngo ni telekomande y'abantu. Turakomeza. Umunsi umwe numva amanya naje arambuye ngo ndahandi tuzashaka umugeni. Ugomba kutuheza Joyce. Reka mbabwire. Nimukomeze. Reka mbabwire. Komeza gusenga. Niba umugore udakunda gusenga, gira niba ture yawe. Gira niba ture yo muwawe. Gira niba ture yo kukazi. Senga ibintu Satani byasinziriye. Abantu bose bakomeye Bibiliya ivuga n'abantu basenze. Biramubona abashakana umwete bose bazagira bazakora. Kandi ubwami bw'Imana burahananiwe. Kandi twaraniza mugisha muri ki? Muzabugisha muri imbaraga. Apana kwica. Ni kuomba. Kuomba sana. Igihe usenga abantu ntibagutahura. Igihe usenga abantu babona ko kuri ivi ariko imaze kugusubiza. Imana bazamubwira mugabo yarasenze. Nongeye kubashiramo umwete wo gusenga. Nibazoza batanga amatangazo usenge nibatayatanga usenge nimukomere Imana amashimisha. Asitera banda kolome henga yasika sode visala pasi. Undi nawo muri Amerika yamavuga ngo afashe space yose nawo mukobwa azozeye faranga abantu babiri. Imana ndiyacogoje basi yaracogoje. Ndamukirisa umuntu mwicaye umbwire ngo reka kurira tuzo umutima ucogoza ibikurwanya acyahari nimukomere Imana amashimisha. Natani niwo mugabo wa mbere umunsi basengera umugabo witwa Salomo. Abami ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa mbere niwe yazamutse abwira Natani umuhanuzi abwira na Sadoki umutambyi. Bona abagabo babaga mu mwuka bageraga nibature yabo biherereye. N'umunsi Nehemiya bayigeze gutarana igitaramo gihungu twavaga itiro kuducuruzi tw'amafi. Kandi ikintu kiza kibura vuba ni amafi. Ngo ahagarika ku marembo ya Yerusalemu arabagana ngo jimwishe nini wahagaze ni Natani umuhanuzi na Sadoki umutambyi. Niwo mugabo wa mbere wabwira Eliyashibu. Nehemiya aramubwira ngo sha kubera kashagare wazanye mu gitaramo kandi turabanya amasengesho nubwo ndi gava ndakudemobilije kandi ndaperekeza nzana. Mukure gusenga kandi umunyamasengesho agira ubundi bwiza nubwo utagira amafite rukotora iri umunyamasengesho Imana izi gushiraho ubwiza. Ibyo rero bwiye katekereza ko umuntu nkamatayo nta mahiso muri boko nageza hariya gusaba mutari munani barabobera bakumata baturabukwe uma yabwiye ngo nimaze mobile bane mwakuri ibikoko yo kurya ariko mutekereza n'icyo kintu umumatara kugura ibikoko umumatara tuguhaye kazama ucogoza amazi arashaka kumwe sinzi ni hari gucogoza ntimucogoze n'uyu murimo ala nimukomere muri uyu murimo nimukomere muri repetition nimongere muhimba indirimbo nimongere mwaguke mu gukora nimushirire kuri account ayi data we barangize Natani ko amaze gukora cyo gitaro ngo aheza address kukindi kintu gikomeye. Dawudi ati nimuzamura ibiganza. Yatinya abantu babiri bari inshuti zane z'umugabo witwa Dawudi. Dawudi yarafite inshuti umugabo witwa Abiatari ukomoka Anatoti iwabo w'abayeremi. Kandi Anatoti habaga abahungu batarabaneka, hakaba abantu baborose, hakaba n'abantu bari bazi kuvuga neza n'intwari, hakaba n'abantu ngo habaga n'amatameshi mayiro 3 na Yerusalemu ukagera Anatoti. Abiatari ngo yaramutanje ngo umunsi Salomo yagiye kwica Adoni nayo baramubwira ngo sha Abiatari narigiye kukwica ariko sikikwisha kubera kuko nasanze mu gitabo warakoze ibintu bine
nimusabure ibiganza komera Imana amashyi. Ikintu cya mbere watwaye isanduku ry'Uwiteka Imana. Icya kabiri watoranywe na data mu byamugoye byose no kumubaza. Icya gatatu watangaga morale mu gisirikare. Abantu bazi kuvuga habe no muri yararo muzamenya abantu bazi kuvuga n'abantu bazi guhagarika. Hari guhagarikira abantu bose bakabasinzira kuko iyo baguhaye igikorwa tukaza wemera mu gikora. Ni muri we, ni muri Yesu nokama. Ni muri we, ni muri Yesu nokama. Ni muri we, ni muri Yesu nokama. Muri isi yose aho wabona suyamana wino mana anza kazi. Ni muri we, ni muri Yesu nokama. Chogoza sirwa chogoza uruhombo chogoza misina rya Yesu kulitangura imisozi y'abasirikare tisalaba kovina ni sipasi salama ramubwira ngo kindi nasaza wagaze utanga umusaza ndani tukuyabaga mu ikayi gihe cya Dawudi ngo yatinyaga Abiyatari kamutinya n'umugabo watwese ari kubyubate esate papas onda vuga abantu bane Dawudi yatinye mu buzima wasaze ngeze aho ngaho ngeze arufate. Ni muri we, ni muri Yesu Salomo aramubwira ngo nari kuguhitana ariko ntugipfuye kuko ibyo bintu warabikoze ariko mwana gusubira iwanyu wanatota wari ugiye gupfa. Yowabu arapfa na Adoni arapfa n'ubwo yari mwene se wa Salomo warapfa. Umuntu icyaza akora nicyo kiza kivuga mu gihe cy'ibibazo byawe by'ibitaramo muhe mutarama bizafasha abana bawe. Ibitaramo muhe mutarama jewe naratarame umuhungu umwe w'abasinzira niwabonye mu mashi afata Timoteyo waje ubagiye kwinjira university aramwigisha akakubwira ibisubizo byawe ntibiri kure nimwongere musi dunia ikinibeba ikanipeleka South Africa together, America together, India together, Australia together, Korea together, Canada together. Abari benu wengine wale ndio kugenda hali. Ndio kilizo mundu mwicaranye ngwizuru ya choboshe. Izira zibasikia. Nakatange haleluya. Haleluya. Bima mambo. Sika. Eganda yana. Nani basta tonde la panda. Sinali bageti batani. Taso zata. Ninde
gusa n'umuntu sazabwira ngo ndagukunda akamarekura kuri account zikijira bituma tugenda wi kandi ya mashuri arashoboye nico ninakunda ntabwo wagize umugisha Jenice mwandikira hano kandi amakaye ya tatu niyo twajana yarangiza n'imvura ikatunyagira bwaca mu gitondo bakagurira ndi Imana takwitatu Imana takwitatu usanga abantu basara uko tugeze ngo tuvuga amakuru kuntu twise uyu mugabo umuyobozi wacu n'uyu mugabo mwabwiye no mukigaragadiye twawe urabona imyaka 12 abandi bagatangira kwiga bafite ingahe bafite ico abana kuja ku mashuri kandi namayitide twagira nimukore mu mutwe mumbwire ngo Mana ntabwo utatubwiriye waduhaye ubwenge mukomere Imana amashi sinabona amagambo kandi rubanda kuvuga ngo ntamahise twasura kubona wanezerwe wasigaranye mpfumfuje sinipfuje kigose ya mbere nibo bahebe nigatwe yarindi kubeku amata buri munsi bazaba maniko kandi Imana zichoko z'abantu akubitagura ndasezo uyu munsi wano sinzi kibazo ufite Imana imanura inyumbi kubitagura isenya nivuge ngo haleluya asika banda none ubu nyine irige na specials ari kumana babu abantu mufite amaratari gushaka ni mushaka kirika no kuri kwa sako mushu abakobwa bandaje uko bafana kuko gari ubundi bategereje reka mubwiriza ko ushobora kugira retaro n'umukobwa na urinze Isa na umuhungu wa Ibrahim ninde Isa Rebeka yageze retaro no muri yo retaro abantu barayibona naho ategereje ko hashobora kuba umuntu avuga nzashaka kujya Imana kirazamura Isaka wa mabanza arangije kwiga kaminuza narangiza abona akazi no kugisubizo kiro kirarangiye murakindu gusaba ahungu muri ahanga muri kamaretari ndebera umwicara umubwira uzasubira ugira uko yachogosha amazi kwa matayo nikabachogose umukwe waje muri sase mureko afite ishuri rya primaire umuzukuru wanje niwe ari kwiga n'umukobwa wanje witwa Teresa Tete iyo yachogosha namukiriza umuntu ubwira ngo ceceka Imana nishogoza ukomere Imana amashimisha Sami na Dani na bari Kampala hamwe na mukuru wabo bari ijuru bayamubwira nubona umuntu akurusha gusenga kabona umuntu akurusha gusoma ijambo ry'Imana no gushaka ifaranga uzamubahira na frere wawe mu muryango umuntu ufite ifaranga bazabakora inama ngo tubahire ndaraza tumutegereze umuntu usenga haba ikibazo bakamuvuga ngo none muraba mucuranye na muri wo muntu usenga ngo nimukunda gusenga nimushaka Imana waba bw'Imana barariko kandi kwaranza zabugisha mu imbaraga iyo mfasha kuba umuntu usenga nari kuja ubu mbafungiye furi mu bihogo kandi gusubira ni bibi cyane mu bihogo bandi mu bihogo kandi bakamambwira bose wakomeje gufusha cyane nije wa mbere yo yafushije bangahe icumi ariko mwarangiza aratara arama muziko ushoboye byose
kandi ntashobora kurongora ibiganiro. Dawudi atinya abo bantu. Nari babwira ubuhamya si ukubirata ntakwimana itanga. Umutwe waje wa kabiri ni umujeniyeri. Adeperi yaririmbye neza, izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza izaduhemba, nitwihaga ugere ku musozi basoma amagambo y'Imana. Mbere yuko tuhavuga yakoga ibintu Imana yacogoje abanzi n'ibibazo izigwezeho. Somo Bacamazi ibice 3:30. Piga kandi humure, tiritangwa n'abarangije tu barangije amategeko, tiritangwa n'abafite amafaranga menshi, tiritangwa n'abandi Amerika, habe n'abakubara papira igitoro cyasase. None abantu bose isi yose mu gitoro, imodoka ko ziririrwa mu mara kubera igitoro kugera gute usanga irutoye papira. Ariko abizeye Imana abiringiye Uwiteka abantu bazi gutanga inama muri hano bagomba kurangara. Abantu washauri bagomba kurangara. Yahudi ngo yazamuka, ngo amaze kuzamuka kandi ngo yarwaniraga imoso, ngo atikura umwami ngo warubahagama ngo igihe umukungoma ya Yahudi umucamazi imyaka 40. Umuntu ashobora gukora ikintu kimwe abantu bagasinzira imyaka n'imyaka. Tuguhaye ikaze ucogoza ngo bazi waracari ku ngoma ayo makuru nawe uhita uyinjiramo kandi ukusetse. Imana isetsa bagukomoka mu ukoma Imana bashimisha nuko mu gihugu cyose kibona ihumure kubwa Yahudi warwanishaga imoso. Reka mbase mwene data ariko ntusubize wese kibe kikibazo. Umwana wawe amaze kukubwira ngo ngurira iki gikoresho watekereje iki? Niki watekereje? Kuvuga ngo umwana mutoya agire biriya bitego senga cyane. Ufite abantu bakomeye mu nzu uzuwa mubajana muri nibature umaze ko guca muri vakansi wamubajana masengesho wano umugore ubajana umugore n'ubona arazo mujane muri muhazi uca kumaza gusima wawe ahari abantu abashobora kukumva wagize gute wamuhaye akantu keza ariko kugira ngo umwumvise amagambo ukabanza ukamusohokana. Umuntu utagomba kumva aya masengesho ari umwana ari mugomba kumwicaza ahantu mukamuzimana mukamubwira ngo tubwire niba ari ikibazo ufite cy'ubucuruzi mukamutera inkunga yari niba gucuruza mukamuzana mukamuhudurira kuko ndaba ari wenyine haba hari ibintu biba musaka ko
mumvumve cyane nimubwire muke Ehudi ngo akora igitaramo ngo akubita basi igihugu kironka ihumure imyaka 40 semanini myaka abantu ngo barasize abacuruzi ngo baracuruza Ehudi arangirwa nk'umucamanza ukomeye nimwambere musomere kandi ariko muri rurati Samuel wa kabiri bice 7 n'umurongo wa mbere naho ngiye kurangiriza tela pasika kotana mbabarire Imana yamangiye umunezero izibanura n'amagambo Imana ikomeze bagire neza kandi kundarangishe hanyuma ibintu dusubize mu muyobozi w'agahunda iraje Imana bice 7 Samuel wa kabiri 7 umurongo wa mbere Imana isezeranya Dawidi kuzakomeza ubwami bwe isukuma nuko umwami aba mu rugo rwe kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose subiramo nuko umwami cogoza nuko umwami harya abana bitwa bande papa witwa Shema Shema papa se utekereze simvuga ibintu ariko imanese iba kukuru hariya kugera Imana imaze gukora mu gushaka Imana ihumure ntirizanwa no kwicara no gusinzira rizanwa n'abaye basenga bagasoma ijambo ry'Imana kwishurirwa niko bigenda iyo ubona umuntu aramutukiririmba abantu bose bakaza badutumira bakora igitaramo umuntu wese akazananirwa no kurya ngo tugiye mu kanogo tubwire ngo niki ni amavuta aravomerwa muzamubona indabyo hano izi ndabyo zose hano bashize mu mihanda baza bazivomera amazi kugira ngo zitagira gute zituma abantu bagenda gutya bakagenda babafotora bakabona u Rwanda rumeze neza Imana kwanga abantu dukoze ibi kwanga Imana kwishaka nuko umwami aba mu rugo rwe kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose Icara tureba Imana iramushubishika ni wa wundi watawe hehe watawe mu ishamba abantu bibagiwe ariko Imana imuhaye iki imuhaye ihumure ihumure uheze ihumure n'indusuru ugivangamo Imana yamuhaye ihumure abana baza bamuha ihumure bironose ihumure bakaryama mu ihumure bafungura bafite ihumure bajya ku ishuri bari mu ihumure bagaruka bari mu ihumure nimwakire ihumure mu izina rya Yesu Kristo. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati Kangula dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi umuriro ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Kangula mama Natani asubiza umwami ati ukore uko umutima wawe ukubwira kose sukuma kuko Uwiteka ari kumwe nawe. sukuma iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani ijambo ry'Uwiteka. Murashaka ikindi hari ubundi buhanuzi mushaka n'abazanye ubuhanuzi Imana yagize akazi kenshi na Yesu turi hano n'umugabo haleluya
Tito w'igisebe afite bizi witataza yakira ijuru n'amatara arotsa inyama zimwe izindi araziteka azana amata y'umwiri akabido azana ijuru ushaka kumuhanuza hanura neza tukazusondeka mu bijanye n'ameza orora ameza neza ureba ngahe basoma muri ruratse ni munda ndamukiriza uwo mwitana umubwire ngo Imana iguheze ihumure ukorere ihumure tata ora amasita soma ma urangiza Imana ntimanutse kandi narigiye kurangiza ibintu biramanutse nimwase muzamure cyane siku hiyo ni ya shangwe na furaha waaminifu watakako kupumzika watoto wote watavikwa ili kama ungemuna mkristo ungire Mungu wakujute uiteka ukukundemo ungeme tufu mutima wawe sitika selo halilo kandi saida wapaya mepasika sila kata avuga tu muhanuzi iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti genda ubwire amagambo y'amatayo yangaye nimewaletea unabii ikigambo kino cha unabii reka tonda yandese wano nali mukitengera mwe namuli wano salateka tumasite na baito sitika la sita fo abantila kose kalilo kita manuka mama manuka genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti ugenda umubwire ngo Dawidi uko ni ko Uwiteka avuze ngo mbese aho uzanyubakira inzu ho kubamo mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli ubwo nategetse kugira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli niki cyababujije kunyubakira inzu yakishijwe imyerezi nuko umugaragu wanjye Dawidi abwira utya ati umubwire utyo uko ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ati nagukuye mu rugo rw'intama ubwungeri bwawe kandi nibamubwira nivuga hejuru y'urugo rw'intama Fatanote, karibu ma uri mwisi zabana natwe turi mu kazi turi mu ngendo hose manuka urangiza araryoshe cyane nkarimburira abanzi bawe imbere yawe kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bose bo mu isi nimureke ndabona izina umuntu bamuteye bamwibagirwe yica idubu yica n'intare nta muntu wamureba nta n'uwo muvuganira se uko muhige mwigiza kwiteza igitwenge matayo niba umuntu uzugera mu kanya amasengesho ugataha udasetse nimuzamure ibiganza twasomye amagambo y'Imana Isirayeli yari ifite abanzi benshi ariko bari bakomeye kuko umwanzi wa mbere ni umubiri uwa kabiri ni isi uwa gatatu ni Satani umwanzi wa kane azaterwa n'umuntu ku giti cye yagize uburangare uzuruhukira muri gereza Petero niyo yagiye mu banzi Isirayeli yari ifite harimo Abafilisitiya
Abafilisite bari bafite rejo zitatu zikomeye, Gati, Kasi na Esikuloni. Muri izi rejo ko ari zitatu, umuntu wapasize kugira ngo azidemobilize ni Dawudi. Reka kubwira, nugera ahantu amateka barayanditse, ukabona kapasite urimo aho hantu tugomba kuhavugira ibintu, uzaceceka. Tangirisha muri iri jambo, Dawudi ngo bamusiga amavuta ntiyavuga. Umusise yamutumye ngo agere muri perezidanse mu Rugwiro, Goliyati ngo arasa. Daudi aravuga ngo hapa sasa ndi kwenye mlango wangu wa kuongea. Hanari wose ugomba kuvuga. Una mahali utafika, umve network yaho niyo season si yawe kuvuga. Ariko ejo hari ahantu uzagera basura. Umukinnyi w'umuhanga iyo umaye kufura azayipanga neza akayirakura hariya mu nguni hariya urushundura rukanyeganyega, abafana bose bakandika komante. Ariko iyo akiri muri antrenema ntibaza bamuvuga. Umunsi Dawudi yishe Goliyati aca umutwe, aba umutwe. Reka mubwire kapasite yawe uzita izina cy'ukora. Allah namukiriza umuntu mubwire ngo dusenge cyane, duhimbe indirimbo cyane, twefurana ucogoza abanzi. Ndacyari nimwakira ijambo ry'Imana.